Olikajiko natabula buli kimwe kyange nkikukwasa because you are the center of it all. Mu myaka yo hambere igihugu cya Uganda cyavugwagaho nk'igihugu giteye imbere mu muziki nyafurika. Biba akarusho ubwo hadukaga umukobwa Juliana Kanyomozi, umukobwa w'umuhanga mu ijwi rituje ririmo ubuhanga riryoheye amatwi ya benshi. Iki kiganiro giye kubagezaho byinshi mutamenye kuri we, aho yakuye impano yo kuririmba, aho yumviseho impano yo kuririmba, ubuzima bwe muri rusange, ubuzima bwe bw'urukundo n'ibindi byinshi. Ndagusuje iyo tubanye muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere tugiye kubana, tugusaba gukora subscribe. Kandi niba dusanzwe tubana, tugusaba gukora share, like na comment. Tugiye kugezaho ikiganiro ni umubyeyi Dina nk'ibisanzwe. Juliana Kanyomozi ni umushyushyarugamba w'umugande, ni umucuruzi, umukinnyi wa filime, umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo, umuhanzi ufata amajwi. Juliana Kanyomozi yagizwe afite indirimbo nziza kurusha abandi mu gihugu cya Uganda, kandi azwi cyane mu njyana ya pop, R&B na Afrobeat. Umukobwa Juliana Kanyomozi yagizwe ambassador wa Geisha Natural mu Ukwakira 2021. Yanagizwe vice president wa gatatu w'ishyirahamwe ry'abaririmbyi ry'igihugu cya Uganda UNMF kugeza muri Kanama 2023, ko yahinduranyaga umwanya na Space Diana bakajya mu ikipe ishinzwe iby'imari. Uyu muhanzikazi Juliana Kanyomozi yavutse ku itariki 27 Ugushyingo mu mwaka w'1980. Avukira mu muryango wa cyami wa Toro, Itoro, akarere k'iburengerazuba bwa Uganda. Umwana wa kabiri wa nyuma mu muryango w'abana batandatu. Umubyara ni Prince Gerald Philip Manyindo na nyina Catherine Manyindo. Juliana ni umwana wakuze abona ababyeyi bari abakristo basenga. Se yarakoraga ariko nyina yabaga mu rugo arera abana. Juliana Kanyomozi yakunze umuziki akiri umwana muto, igihe yari afite imyaka 16 gusa. Yeah, I was 16. I was very lucky because my parents were very supportive and Yego, nari mfite imyaka 16, nafite 16 ariko nari umunyamahirwe. Ababyeyi banjye bari banshyigikiye kandi nari mfite basaza banjye bakuru, mu by'ukuri bari bameze nk'abarinzi banjye. Aho najyaga hose ababyeyi banjye n'abasaza banjye barankurikiranaga, bakanyitaho, bakamenya neza ko nagarutse mu rugo amahoro. Ntabwo natahaga ntinze, nari mfite imyaka 16 gusa. And I didn't stay out very late. I mean, 16 years old. Icyo gihe se umubyara yabonye urukundo akunda kuririmba kandi rwose yabonaga bishoboye, maze amutera inkunga ashyigikira icyifuzo cye. Juliana Kanyomozi yarangije amashuri abanza mu mujyi wa City Primary School, nyuma yiyandikishije mu ishuri rya Bugema kugira ngo arangize amashuri ye ya tronkome. Amaze kurangiza icyiciro cya segonderi, yahawe impamyabumenyi y'ikirenga ya Uganda na College ya Masangari iherereye mu karere ka Kamuli. Juliana Kanyomozi ni igikomangoma mu muryango wa cyami, kuko ari umubyara w'umwami Rukido wa kane w'Itoro. Uyu muririmbyi yakwiye kuririmba nk'uko yabyiyumvishemo. Nyirakuru Juliana Kanyomozi y'umuririmbyi, naho se yari umuvuzi w'ingoma. Juliana Kanyomozi uvuye mu muryango w'abana batandatu, abahungu 4 n'abakobwa 2. Mukuru umwe witwa Roha Kahunde ni umukinnyi wa filime, gusa musaza w'umwe witwaga David yaje kwitaba Imana. Mu mwaka wa 2006 Juliana Kanyomozi yakundanye n'umuteramakofe ukomoka mu gihugu cya Uganda no muri Amerika, Kassim Uma. Uyu baje gutandukana muri 2007 ubwo Juliana yari amaze kongera guhura n'uwahoze ari umukunzi we Amon Kabugo. Uyu bongeye guhura muri 2007, nawe baje gutandukana muri 2012. Babyaranye umwana umwe w'umuhungu, Galen Raphael Kabugo. Umwana yaje kwitaba Imana mu mpera za Nyakanga 2014, apfira mu bitaro bya Aga Khan, Nairobi, azize asima. Nyuma Juliana yibarutse umuhungu ku ya 12 Gicurasi 2020, amwita Taji. Gusa uyu muhanzikazi ntiyifuje gutangaza se w'umwana, yavuze ko azamutangaza igihe nikigera. Hagati aho avuga ko Juliana yakundanye n'umucuranzi Peter Mills wahoze akina umupira w'amaguru mu Djibouti Kasuri na Sangoma King Lawrence wavukiye muri Afurika y'Epfo n'abandi. Mu mpera za 1998 Juliana Kanyomozi na Irene Namubiru bashinze itsinda ry'abakobwa bise IJ. Indirimbo yabo ya mbere bise Vive la Vie yari indirimbo yakunzwe kuri radio muri Uganda icyo gihe. Nyuma yo gutandukana kwabo, Juliana Kanyomozi yaje gukora wenyine. Yatangiye gukora umwuga neza mu mpera y'imyaka za 1998, yaririmbaga igice mu ndirimbo Millennium, yarimo abandi bahanzi benshi bo muri Uganda. Yaririmbye kandi karaoke muri PB ya Sabrina ifitwe na Hope Mukasa. Nyuma atangiye gufata indirimbo ze cyane cyane mu Cyongereza
akomeza aririmba indirimbo ze mu ruganda, bikomeza kumutera kuba icyamamare. Mbere yo gutera intambwe muri 2001 hamwe n'umuririmbyi uzwi cyane Bobi Wine ndetse n'indirimbo zabo zakunzwe cyane Mama w'abana Yani na Mama Mbire, yakoze nk'umuhanzi ufasha abandi cyangwa se upakinga muri bibiri. Alubumu ye ya mbere Nabikoa yasohotse muri 2005 na alubumu ye Kanyimbe byakurikiranye yasohotse muri 2007. Juliana Kanyomozi yaje gukora agashya ubwo yashyiraga ku ruhande Bobi Wine, Bebe Cool na Jose Chameleone maze akegukana igihembo cy'umuhanzi w'umwaka BAM Award. Uyu muhanzikazi Juliana Kanyomozi amaze gutera imbere mu mwuga wa muzika. Juliana yakoranye n'abandi banditsi b'indirimbo ndetse n'abaproducer bagiye bakomeye. Mu mwaka wa 2018 yamuritse alubumu ye ya 11 ya nyuma yise Beats na Pieces, uriyemo hits nka Umukwano, Ogweda, I Love You, Woman na Wakajanja. Uyu muhanzi kandi mu mwaka wa 2008 yakinnye bwa mbere muri filime aho yakinanaga na Flavia Tumusiime, Hannington Bugingo na Alan Tumusiime muri filime y'ubwicanyi yo muri Uganda yitwa Kiwani. Kuva muri 2009 kugeza muri 2013 yabaye n'umucamanza muri Tusker Project Fame, amarushanwa ya mbere yo kuririmba muri Afurika y'Iburasirazuba. Yatorewe kandi guhagararira avuga nk'umuhanzi muri Coke Studio Africa. Juliana Kanyomozi kandi yanakoze kuri radio, yakoraga ikiganiro cya mu gitondo kuri Uganda's Capital FM. Mu mwaka wa 2014 kwezi kwa gatatu, Juliana Kanyomozi afatanyije na Red JD wo mu Tanzania basinyanye amasezerano n'ubucuruzi bw'ibirungo by'ubwiza Oriflame kugira ngo babere ba brand ambassador mu bahanzi bose b'abagore bazwi muri Uganda. Niwe wegukanye ibihembo byinshi kandi yatuye muri Uganda nk'umugore ukora pop. Juliana Kanyomozi yari umucuranzi wa mbere w'umugore wahawe igihembo cya Pearl of Africa Music Award nk'umuhanzi w'umwaka. Kanyomozi yagizwe umwe mu bagore bakunzwe cyane muri Uganda cy'inyamakuru Big Eye Magazine muri 2013. Ugereranyije umutungo wa Juliana Kanyomozi barwa mu $500,000 by'idolari. Umuhanzikazi avuga ko amafaranga menshi yinjiza aturuka mu muziki akora no mu byo kuba ambassadors n'ibicuruzwa byaba rwiyemezamirimo. Isoko yo kwinjiza cyane ni umuziki akora, ko yinjiza angana n'amashiringi $35,000 ku mwaka. Mu mwaka wa 2011 n'umwaka winjije amafaranga menshi, azana amashiringi arenga $57,000,000. Ku itariki ya 20/9/2024 muri Uganda ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amashusho y'urukozasoni. Byatezwe ko ari umuhanzikazi Juliana Kanyomozi. Uyu mugore yabitewe utwatsi avuga ko atari we, ndetse uyu muhanzi ku rubuga rwa X abiciro ry'imigani. Muri iki cyumweru Juliana binyujije ku rubuga rwe rwa X yanditse agaragaza ko ano mashusho atari we yarimo, aho yagize ati hari amashusho ari kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga ndetse abari kuyakwirakwiza bakavuga ko ari njye urimo. Ndifuza kubwira rubanda ndetse n'abafana banjye ko atari njye uri muri aya mashusho, nkaba ntanazi abagizi ba nabi babyihishe inyuma. Yakomeje avuga ko yitandukanyije n'aya mashusho, asaba abantu bose ndetse n'abafana be gukora nk'ibyo.